Shalom, ndakuramukije mu izina ry'umwami Yesu rifite ubutware ndetse n'ubushobozi, izina tuboneramo gukira, izina tuboneramo gukizwa, izina rituma tubaho tukagira amahoro mu mitima, izina rituma turyama tukagira inzozi nziza, izina ridutera ibyiringiro ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Imana iguha umugisha rero muri uku kwezi kwa gatanu, Imana ikubera ibyiringiro, Imana ikubere byose muri byose, Imana ikuburanire imanza zikomeye, Imana ikurenganure aho uri kurengana, Imana irenganura abawe, Imana igukiza indwara zose. Paul anejejwe nuko abantu bizera Imana bo mu itorero ry'Ifilipi, anezezwa n'ingemu umugabo bita Epafrodito yaramushyiriye, aravuga ngo nukuri Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza buri muri Kristo Yesu. Imana ikumara ubukene bwo mu mutima, Imana ikumara ubukene bwo mu mubiri, Imana iguha ibyo kurya, Imana iguha icyerekezo, Imana ikubere muganga, igukiza indwara zose zananiranye ku buzima bwawe, Imana igukiriza abawe mu izina rya Yesu. Amagambo atambuka mu gitondo cy'umugisha ni mwene so Pastor Imanishimwe Emmanuel. Nagusengeye uyu munsi ndetse mba no mu mwanya mwiza wo kusabana n'Imana. Imicyanditswe kiri mu byahishuriwe Yohana, ndetse ni nacyo gitabo muri iyi minsi ndi kuryamo, ijambo ry'Imana, mutsima utera imbaraga, ndetse Uwiteka akadudubiza amazi y'ubugingo, tukarushaho gushisha, tukarushaho kwera, tukarushaho kwezwa, tukarushaho gufatwa n'amaboko y'Imana kugira ngo tutagwa mu maboko y'umwanzi. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nibyo nkwifuriza, nibyo mbifuriza aba blessing, abantu mwese mukurikirana igitondo cy'umugisha. Imana rero ikugirire neza, Imana igushyigikire, Imana ikurwanirire. Nasomye amagambo itorero ryabwiwe ry'Isurudi, ribwirwa amagambo akomeye cyane, amagambo akomeza imitima yabo, ndetse n'amagambo yongera kubabwira ngo nimwihane muhindukire rwose, mwongere mugarukire Imana, ngo buri wese agire amahirwe yo kumva icyo umwuka abwira itorero. Nibihe dusohoyemo bigoye by'intambara, ibihe dusohoyemo by'amapfa n'ibiza, ibihe dusohoyemo byavuzwe n'umuhanuzi umukozi w'Imana Paul abibwira Timoteyo, avuga ngo mu bihe by'imperuka abantu bazaba bikunda badakunda babo birarira, ngo kandi urukundo rwa benshi ruzakonja. Nibihe rero turimo bigoye, ariko Uwiteka avugana natwe amagambo akomeye, akavuga ngo nukuri nimwihane muhindukire, Imana ihabwa icyubahiro. Paul yandikira itorero yararibwiye ngo nuko mube maso, ngo kuko mutazi igihe cyo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko abatera umutima w'ibyiringiro, ababwira ngo iby'amaso yacu atari yabona, ngo n'iby'amatwi yacu atari yumva, ibyo Kristo nibyo atubikiye ikamba ry'ubugingo rihoraho, ngo twebwe twakiranukiye Imana. Ndakwifuriza kuba mu buzima bwo gukiranuka. Mana yampaye message ikomeye izagica kuri Pastor Imanishimwe official. Imana iduhaye inkoranyambaga ngo tuzikoreshe mu byiza, tuvuga ijambo ry'Imana. Ariko ima message ikomeye irambwira ngo abantu bararushe, ariko ngo nago bazo kubaruhura. Nicyanditswe kivuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, ngo nimuze munsange ndabaruhura, ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Imana ihabwa icyubahiro. Mama, nta wundi wo kukuruhura usibye Kristo, nta wundi wagukiza ingoyi y'ibyaha uretse Kristo, nta wundi wakubohora uretse Kristo. Natangaye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana muri iki gice cya 3, ngo niwe ufite urufunguzo, ngo arakinga ntiyagira ukingura. Imana itugirire neza cyane. Nta wundi wakuruhura. Nsangamo ngo umuntu wiyita umukire kandi ari umukene, ari umutindi wo kubabarirwa, ngo kandi yibwira ko atunze, ariko Imana ikamubona nk'umutindi. Kubera iki? Nta mahoro yo mu mutima afite. Aratunze ariko abyara abasazi, aratunze ariko ibyo afite yabikuye kwa Satani. Abantu bararushye mwene data,
ariko wo kubaruhura ni Kristo. Nta wundi wo kukuruhura papa, mwene data, mushiki wanjye, nta wundi wo kuruhura abasore, nta wundi wo kuruhura abakobwa, ni Kristo. Niwe wabikora bikemera, niwe wakingura iyo miryango ifunze igutera kwiheba, akayikingura ukanezererwa urukundo rwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo bamwe biringiye abakomeye, abandi biringira amagare yabo, ngo ariko twebwe turakwiye kwiringira Imana. Mesaje igize iti ibyahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 5 n'amagambo yandikiwe itorero ry'Isarudi ubwo Yohana yari iri ku kirwa Patimo agira mesaje ikomeye y'itorero. Ariko ngende gusoma aya magambo y'iki gitabo nkatinya, navuga ngo Uwiteka wongere umbabarire, wongere utweze rwose, kandi nawe ari kujya yibuka ngo ndakugira inama yo kwihana. Imana itugirire neza cyane. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Imana ihabwa icyubahiro. Mbega umunezero udasanzwe ku bana b'Imana, ku bantu bazanesha ibibagerageza, mu bazemera bakava mu byonona ubugingo, bagahamya imbaraga z'Imana, bakemera kurenganira ubutumwa bwiza, bakemera kurenganira agakiza bamenye. Abo ngabo Kristo arimo aravuga ngo bazambikwa imyenda yera, bazaba abantu b'igiciro. Stefano bamutera amabuye ntiyasama ngo asambagurike ngo yicuse. Stefano ngo abone ubwiza n'intebe y'ubwiza bw'Imana, abona abamarayika b'Imana bamusanganira, ngo umunezero utaha umutima we. Aravuga ngo babarira aba bantu barenganya izina ryawe kubw'abantu bakwizera, babarira aba bantu barenganya abantu bawe kubwo kukwizera. Ngo abone ubwiza bw'Imana, abona ikanzu n'imyenda, abona ari guhishurirwa, ari guhindurwa, ngo aranezerwa. Imana ihabwa icyubahiro. Kristo agambiriye ibintu byiza, imyaka ibihumbi n'ibihumbi, amagana n'amagana y'abantu bababajwe kubwe. Haragambirira akavuga ngo bazambikwa imyenda yera, haragambira akavuga ngo bazandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ngo kandi ntibazahanagurwamo. Abasore banesheje ubusambanyi, ubusinzi, abakobwa banesheje ubusambanyi, ubusinzi, abadamu n'abagabo nabo nuko, abanesheje imyuka y'abanekurayiti, abanesheje ya myuka y'abiyita abayuda kandi atari bo. Abo ngabo ngo Uwiteka Kristo Yesu ngo nazahanagura amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo, ngo kandi ngo azaturira izina ryawe imbere y'Imana. Amazina yacu azayatura. Imana imenye ngo Imanishimwe Emmanuel, Imana ikumenye, Imana iguha imbaraga zo kunesha nk'uko Kristo yanesheje. Imana iguha imbaraga zo kuzibukira ibyo byaha bizabyakubuza kwambara umwenda wera wa Kristo. Imana iguha imbaraga. Imana iziguhe papa, Imana iziguhe mwene data, Imana iziguhe mama, Imana iziguhe mushiki wanjye. Imana iguha imbaraga, Imana iguha imbaraga zo kwikura muri ako kazitiro k'abadayimoni. Imana iguha imbaraga kugira ngo utsinde iyo ngeso yakunaniye. Imana iguha imbaraga, iguhe kunesha. Imana igukomezeho umwuka wayo wera. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Imana ishimwe. Imana iguha imbaraga ngunesha. Imana ihabwa icyubahiro. Azambikwa imyenda yera, ngo kandi ngo izina rye nirizasibangana, nirizigera risibwa na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo ngo Uwiteka ngo azumva izina ryawe Kristo aryatura imbere ye n'abamarayika be. Mbega ibintu biryoshye. Bavuga bakomeye babiturukije, ku miryango bafite n'icyubahiro bafite, nyamara abizera Yesu nibo bakomeye, kuko bemewe n'Imana y'umugenga wa byose. Abizera Yesu nibo bakomeye, kuko bafite ubutunzi bwo mu gihe cya none
nicyo mu gihe kizaza bazabana n'Imana. Mwene data, shobora kuba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, shobora kuba warasubiye inyuma, ariko message yambwiye ngo Uwiteka arakugira inama yo kwihana. Imana ihabwa icyubahiro kugira ngo akubabarira, kugirira imbabazi. Hari umushuti wanjye yaririmbye indirimbo ivuga ngo gwino garuka wowe uyembayemba, ngo umwami Yesu araguhamagara ngo wumvire ijwi rye wongere witabe. Wakongera ukambara imbaraga ukabwira Uwiteka ati mbabazi, nimba utaramwakira iyi minsi irahita vuba kandi kurama k'umwana w'umuntu kugenda kugabanuka. Ariko ijuru riravuga ngo unesha azahabwa izina rishya, ngo ritazwi n'umuntu uwo ari we wese, ngo kandi azambikwa imyenda yera de, azabaho anezerewe. Reka mbabwire inyungu yo kubaha Imana ndetse no gukorera Imana no kwizera Yesu. Hano mu isi ugira amahoro, hano mu isi uranezerwa, hano mu isi nubwo bibi bibazo byinshi Uwiteka agenda bikurindamo, kandi ikindi mu ijuru hari ubuzima buzima, hari ubuzima budapfa, hari ukubaho iteka ryose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana igukomeze. Shobora kuvuga ngo ndashaka kwatura umwami n'umukiza, nyura inbox undi dusengana Imana, bundi nawe ujye mu murage w'abana b'Imana. Nta muntu bitabera, nta n'ikiguzi kirimo kwakira Kristo, biranezeza. Imana ihabwa icyubahiro. Shalom shalom.